umubyeyi yatubwiye ngo ihene yagize gutya ndamubwira ati ihene yawe twayibonye ukwira kuvuga ibara babonye umuntu amanuka mu ishyamba ariko ameze uyu nguyu rero bari baravuga ngo ngewe ngo kubera n'ubuvuga nifitiye ngo ngewe kwiba uyu nguyu ndamwitabaza dore n'abantu bahereye bahurura izi ni inzuki zimwe cyane isa ni inzuki zimwe bamuze bamugira ngo umuntu yibye ntabwo yibikanga umuntu yibye ntabwo yibikanga bamubwiye ngo aramara y'abahungu rwose babengiye mbona kugenda kuri kwa abaje bana abantu ni wewe wazo guteka amatwi naje hano tumaze kuzanira n'abandi bajene tuje tanga tumaze kuyibaga no mpamvu ko tugiye kugenda muramfashe barirukanka basiganga numva no mpamvu nayi mufate hanga mbona ibintu binje wewe wenyine abandi mbona tukiziranya atatu abandi bari nambabarira kwa tujya kwibasinza aho baturutse tumaze igihe kingana iki wareba tukameze ko ngiye kuzabireka agomba kwihwa agomba kuba rwose baratuzengereje ariko batukaga bamwe baje bazijyane banazima mubabarire rwose ariko muhuriro n'ibi bintu mwatsizeho wawe sinzi ibintu ufashe nageze banerereje sinzi ibintu banerereje bagakuriye n'abaga nyirayo n'abadasezereje ese ziki ziri kuva he simbizi zino nenda kwifata ngiye kwiteba zahise ziza zinyirundeho gutya zifata mu nda gutya ngiye gutorera n'abandi barirukanka nsigarwa no kujyana nene kuko ntatinyama ntabwo yibye rwose uyu ni fake kabisa urabona gutinyuka kaza muri rishyamba kaza kuyigakira n'ihene z'abaturage. Yes, reka ko ubu umeze neza uri mu Rwanda uri mahanga uri muri Australia, Canada ndetse na Amerika, ari muri Oman, abari mu bihugu by'abaturanyi Uganda, Tanzania, Kenya ndetse na Congo, hazamo n'Ubugande, hazamo na za Nigeria n'ibindi byinshi. Wowe uraho ubasha kumva ururimi ndi kuvuga ko ari ikinyarwanda, nkubwiye ngo amahoro y'Uwiteka akomeze abane nawe. Umeze neza ngo niba utameze neza ukomeze wihangane. Uyu munsi ni gatebe gatoki, umeze neza uyu munsi ariko ejo uzamera neza, umeze nawe uyu munsi ariko wibuke yuko ibi byose bidahora ari bibi. Menya yuko ejo uzaba umeze neza, komeza wizere Imana kuko niyo igena byose. Niyo muhungu wanyu Olivier, wa muhungu w'Abanyarwanda ubagerera kure cyangwa se ubagerera hirya no hino aho mwe mutabasha kwigerera, ubageraho mutabasha no gukora da. Uyu munsi naje Ikibungo nk'isanzwe, niho maze igihe ndi muri za nkuru zacu cyangwa se za nkuru zo gutembera. Twavuye mu nkuru yari babaje, n'uyu munsi tugarutse mu yindi nkuru y'umubyeyi wahamagaye arambwira ati ngwino tujyana ahantu undebere koko niba ibintu nabonye ari byo cyangwa se ibintu numva cyangwa ibintu nizera niba ari byo. Mama muraho neza? Kameramani kamwegere tubashe amwe tuganire nta kibazo, tuganire umbwire muraho neza? Amakuru y'iminsi nayibona nasanzwe naguhamagaye mfite ikibazo, nafite ikibazo ntoyi n'ahangaha ariko mpimukiye vuba. Nafite ikiraro cy'ihene, abajura baranjujubishe babaze kwibamwe ihene 7 zose, ngataka abaturanyi bakantabara zikabura burundu. Nyuma rero naje kunyarukira ku rubuga rwita YouTube, mbonaho mufata nimero yiwe, ndavuga ntereka muganga iyindi ihene bayinyibyeje, ndavuga ntereka muganga muhamagare mwiyambaze ndere koko byavukora ari byo cyangwa ari ubutubuzi. Ndamuhamagara aca amafaranga, arambwira ati nyohereza amafoto y'aho ikiraro kiri nyereke uko bimeze, ndabimwoherereza. Ubu rero nguhamagaye kugira ngo tujyane ahantu yandangiye ndusanga iyo hene yanjye. Amafaranga yaciye ngiye icyo shaka no guca agasuzugura kuko abajura bari baranzengera. Yagushiye amafaranga ngahe? Yaciye 1,100. Yagushiye amafaranga 1,100? Yaciye 1,100 ariko ngiye nkurikije amatungo yanjye maze kugenda ni menshi. Byibuze wenda nibona ko namufashe ntibazagaruka, wasanga ari uhora nyuba cyangwa ari nundi. Rero mpamvu naguhamagaye kugira ngo tujyaneyo. Mbere ko atari ubutubuzi koko, kuko ntabwo njya mbyizera.
ubwo rero wahamagaye kugira ngo turebe niba ari ubutubuzi tumushyire hanze. Yego nashaka ko atari ubutubuzi nizere ko nimero ifite usanga ari umutubuzi nawe tumuhamagaye tumushyire hanze. Ndayifite rwose nashaka ko tujyana ahantu yampaye lokasiyo ahantu usanga uwo muntu ufite ihene nashaka ko tujyana tukabyereka n'abanyarwanda tukabyereka n'abandi bose tukamenya niba ari umutubuzi tumushyire hanze. Ni hano hafi se ko mumagaye ari Musanze? Yego ni hano hafi yambwiye yuko manuka ahantu hepfo mu ishyamba ngo hepfo kwa padiri gatoya no ku rusengero yegeye urusengero. Ndashaka ko tujyana y'umunyamakuru ibintu tukabyereka abantu uko byanteye agahinda buri munsi banyiba. Ubwo wabonye nimero z'umugabo bita Dr. Ese ko nzi ko bamwitira ari benshi ariko binashobora kuba wenda ari uwa Nyabuda. Wabonye nimero ye YouTube uravuga ngo kasa kuri YouTube ndabona ndetse muhamagare ngiye wafashe icyo shaka no kumenya umuntu nyiba nkamucyana ku karubanda. None se yakubwiye iki kimenyetso uzabona ari iki? Yambwiye yuko uwo muntu musanga aho hantu mu ishyamba yambwiye yuko muteza inzuki asanga inzuki zimuriho simbizi nimba tubisanga turajyanye namwe muri abantu turabibona ariko nicyo kimenyetso yampaye. Yakubwiye yuko yamuteje inzuki waza kumusanga aho ngaho. Nese yakubwiye ko wasanga n'ihene yawe cyangwa akubwiye ko wowe ugiye kubona umujura gusa ibyo nukamwishyuza nyuma? Yambwiye ko mbona umujura nkabona n'ihene yanjye nkasanga ayifite. Yabimbwiye ikibimbwira n'izo nzuki musangaho. Banyarwandakazi kamera ntukureho kamera uyigumisheho nereka abanyarwanda ukuri. Twamaze gutembera henshi twamaze kugira henshi tubona inkuru zigiye zitandukanye ariko iyi nayo niyo guca agasuzuguro k'abajura. Abajura kabo karashobotse. None se bazibaga mu kiraro basinaga icyaro cyangwa bazaga bagatabateramo bakatijya bazaga bakatwara buri munsi ngasanga havuyemo ihene ngasanga havuyemo indi naratanze ibirego mu nzego z'umutekano ariko ihene zanjye zarabuze. None se ahantu ba ntago wafata binyuze ngo nakorotire kugira ngo batazajya bakwiba buri munsi? Umujura ntabwo yabura haca n'ubundi harakorotiriye ariko ukuntu banyura ntabwo nabikubwira. Niyo mpamvu nyine mbaje muganga kugira ngo njye kureba umuntu nyiba nindi. Turenze imbaraga z'abapfumu yagira ngo ni hano hepfo. Yego niba urashobora kwamana kuri kodinga niba uraza gukatinga ngewe mbanza imbere ninjye uzanapfa mbere. Urabonye ko muri Kongo nagiye imbere mu masasu n'ibindi maneciye akabage karimo amazi n'utundi tuntu twango cyangwa kwa tumanuka ngo hasi. Yandangiye ko tumanuka hano mu ishyamba riri hepfo kwa padiri Busesi ni iri yandangiye. Hano kwa padiri hano haruguru. Ni hano haruguru. Ndebe ndaturebe. Ishyamba se ko narirerere kuko. Iri areko tugereyo turebe. None se tumuga tugere hewe. Ibintu byo gushaka naturi gushakisha. Ese ishyamba nazo kazibamo? Ntaje. Urayizi se? Ubwo zaramo kandi munyamakuru. Icyo shaka no kureba kujya muganga yambwiye gukurikiza. Cha rubanda bagiriye n'ibibazo ndagaso. Shaka mama twayize inkuru nyinshi. Cha duhiga nyinshi ariko sinzi kabisa. Wese uhagaze gatoya. Wese umukura he? Wese azenguruka ishyamba kamera ibiri epfo amashyamba ari epfo yose. Aje? Ari hano. Buki. Ende. Hano umuganga mushaka wa mujura b'ibihene. Ari he? Uragaragaye. We ni nguyu. Ntabwo yibikasha. Bari kumanda nani? Abandi bajene bari rukanye. umubyeyi yatubwiye ngo ihene yagisa gutya ndamubwira ati ihene yawe twayibonye ukwira kuvuga ibara babonye umuntu amanuka mu ishyamba ariko ameze uyu nguyu rero bari baravuga ngo ngewe ngo kubera n'ubuvuga nese kirego ngo niba bahiba uyu nguyu ndamwitabaza dore n'abantu bahereye bahurura. Ese izi ni inzuki zimwe cyane isa ni inzuki zimwe bamuze bamugira ngo umuntu yibye ntabwo yibikanga umuntu yibye ntabwo yibikanga bamubwiye ngo aramara y'abahungu rwose no kugenda kuri kwa ni we bazo
naje hano tumaze kuzanira n'abandi bajene tugeze ahangaha tumaze kuyibaga no mpamvu twaga tugiye kugenda muramfashe barirukanka basiga ahangaha numva no mpamvu nanjye mufate ahangaha mbona ibintu binje wowe wenyine mbona tukiziranya atatu abandi nambabarira kwawe tujya kwibasinza aho baturutse tumaze igihe kingana iki wareba tukameze ko ngiye kuzabireka nangiye kuzabireka nangiye kwihana nubwo iminsi igisamba ari 40 ngereyeho ariko mana ari mumbabarira ntago nzongera kwiba no kuri Imana mumbabarira cyangwa baracishimije iyi hano ya karindwi banyigaragara muganga n'umuhanga ikimenyetso y'amandende cyenge kumusanga inzuki barancitse iminsi igisambo ni 40 ariko ube yarangiye ubwo ngiye kuva ibintu by'ubusambo sinzabisubiramo ndiye kwihana kubyo nazongera kwiba rwose ko n'ibimenyetso birafasha abo bajene yuko bana batubwiye yuko ari kampani bibana ukuri kw'Imana nayo twamufasha ngiye kubaza nawe uragengeza mwabonye tumusanga ari hagaze hano uyu mubyeyi yari yararize abeshyira abantu avuga ati abantu barebe nanjye ndimo hamwe n'uyu muvandimwe uyu kubera ko nazi kwiruka yifatishije amabuye amufatisha amabuye niwe rero tuza gusanga n'abantu benshi wabona n'umuceri barawuteruye ubu ngo nabyo yabyibaga bisi igisambi irageze ni 40 ntabwo nzongera kubikora mu mbabarire mumbabarire nta nubwo nzongera kwiba na rimwe nahita mbyihana nagenda ubu mujene muzima rwose agomba kubiba rwose ariko muhuriro n'ibi bintu mwatsize sinzi ibintu ufashe sinzi ibintu banereje bagakuriye n'abaganyirayo n'abadategeye rwose zikizira kuvaye simbizi zino neza kwifata ngiye kwiterwa zahise ziza zinyirundeho gutya zifata mu nda gutya ngiye gutorera n'abandi barirukanka ndetse garwa no kujyana ene kuko ntatinyama ntabwo yibye rwose yaramuye ni fake kabisa urabona gutinyuka kaza muri rishyamba kaza kwigakira n'ihene z'abaturage yari yarazibye rwose rwose bingo ngiye gutambicika rwose nako nese ko wabagaga ihene mwamara kuyibagiraho cyangwa se mwamara kuyiba mukayibaga mwazigurisha bagana he bakunda gukora akazi ku mabushara ahantu hatandukanye cyangwa ku mabara ariko tukagenda nijoro rimwe na rimwe cyangwa ku manywa twajya kuzigurisha bagahita baduhanye nayo babonye nyemura agapfa gufata yo ngayo tukayasaba abakoreshaga ibindi bisambo byirukatse ariko natwe bizafarwa ariko ngiye kujya kuri bushari mwaziranguraga nyine ufashwe ari igisambo nyine nimugifata nabo bandi nuko nyine nibye mu mbabare sinzabyongera mbivuyemo nese abandi amazina yabo ayo bandi barahari amazina yabo tujya kwiba se n'amazina mbanyazi neza tujya kwiba abajene niyo amazina yabo abajene rwose utakora niko kitwa abajene n'abazi mukareba umubyeyi nyiri ihene nimba afite rimwe yanumaga akambabarira kuko akamvanira ibintu rwose sinzongera mu buzima bwawe mbese bakuvana utaramuriye ihene yanjye we zamukorera azabura akazi ngomba guhamagara muganga kuko ikimenyetso yampaye nakibonye n'ihene yanjye nkaba nyibonye kamuhamagara muganga numva ko ari ikintu yafashe akamukuraho zino nzuki yari yamuterereje nkabona uko mujyana mu buyobozi ahubwo muganga natwe muduhe nimero ziwe ubuyobozi rwose byanateteza ko ubutubuzi ari bya bintu by'amayutubi by'ubu ngubu niyo mpamvu na yabitwaje kugira ngo tubirebane ariko rwose uwo muganga arakora urugendo kari karanyishe umunyamakuru umuntu amujyana mu buyobozi ahetse uyu rero agomba kuyikorera cyane nicyo kimenyetso y'igihanga agomba kureba izasigaye zose wenda icyo ngiye gusaba muganga no kugira ngo turebe ko zino tukizamuvaho kugira ngo atabona ko ari izindi umuntu bayakoresheje ariko kandi abanyarwanda bagomba kubibona kuko nari natatse neza narabuze uwafashe uhamagara muganga twumve reka muhamagare rwose kubera uyu munsi nakongera kuyiba nawe kuganirije shyira kuri twumve bakubwira ngo iminsi y'umujurira bazi ingereyeho rwose ya 40 niyo ariko iyi 40 irangiye nayo nzasubiramo nimbona mumbabariye rwose ntabwo nzera kujya mu bintu by'ubujura nimero composite ubu ngubu ni n'umufumo muhamagare wasaga nko kwivugiraho wasanga ari busy nta wamenye
ariko sha niko batabaye aya monosho sha batabaye shiye muciye ariko kwica ndagaswa ushobora kumwica bamara kumwishyura amabuye abiri yonyine bijura abajura baratuzengereje mutabarega na bya bisaba byabanye na Yesu rabibabariye Yesu yagarutse ubwo sha rero sijya kwitwaza kwiba witwaje isambu byabereye nanjye sinzongera kwiba nimbona imbabazi sinzongera kuba ko nizo mbazi ndi sinzongera kwiba niba mubyeyi wari waje kubatakira barabigene baranjogoroje ikimenyetso mwampaye naho mwandangiye nagiyeyo umujura ndamufashe pe sanza yayibaze ariko ntacyo ubwo mumenye kuko nahoraga ntekera mu bandi mbeshyira abaturanyi mbeshyira abandi none ikimenyetso wampaye ndamusanze yayibaze inzuki zimuriho nk'uko wari wabimbwiye nagize ubwo nzi ko ari ubutubuzi ariko urakora pe imiti yawe irakora none muri aka kanya nagira ngo akore icyo wakanga nagira ngo hari mu icyo mwakora izi nzuki zimuveho mbona uko mujyana mu buyobozi atwara kino kizibiti cy'ihene yabazi kugira ngo mbone uko nzayihisha n'izindi byanyibye hereza amafaranga yanjye yasigaye uhite abo bantu ndi kubona njyaho mba ndi kuri radari mba ndi kubareba bose bahite begerayo izo nzuki zihite zimukuraho nta kibazo na roho yenda yibika igihe watakaje n'ubundi amafaranga wakoresheje zamusubizamo roho uko bamaze murakoze cyane muganga rwose ndaje ndaboherereza kandi murakoze pe murakora nawe nzi ko ari ubutubuzi bya bindi byateye ku mayutubi bose mujye mukomeza mufashe abanyarwanda mwakoze pe none se muga hano ngewe twayije mbere n'amakuru ariko ibintu mbonye wakoze hano ni ukuri biratanga ibi bintu kuko mubikora gute ntimukajye mushaka kumenya ubwiru bwa ba sokuru na ba sokuruza uko mbikora ni imbaraga z'ababyeyi ba sokuru na ba sokuruza ngenda umuhanda isi yose irabizi inzoka mfite ihembe karondozi mfite inzuki mfite inkuba itagira amazi mfite icumu mfite inkota mfite ingabo ya ba sogokuru icyo numye cyose yaba jyaja icyo numye cyose kiranyumvira wakanawe kandi icyo negetse kiranyumvira none se muga ngeze hano nsanga inzuki zamwirindiyeho hari umugore yahamagaye ambwira ngo warahamagaye kugira ngo amenye niba koko utari umutubuzi nawe nk'abandi ese uyu mugore kugira ngo ibintu bimukorere yaguhaye iki yewe ndi umuhanyi sinkunda abantu bahemukira abandi kandi niba ngiye guhana abantu ntago ibyo yampaye se uragira ngo bigende gute ntabwo ari ngombwa kuko ibyo ni ibanga rya ba sokuru na ba sokuru kuko hari abantu bavuga ati ntabwo najya mu baganga gakondo kubera yuko nta mafaranga yenda nawe afite cyangwa se ndabaca amafaranga menshi wenda nyine numvaga wenda mwabara abaturage impungenge y'uko bashobora kuvuga ngo ntabwo bajyamo kubera ko ntabwo bahamagara abaganga kubera ko bavuga ati dufite ubushobozi bukeya nta kintu dufite twabaha yenda umuhannyi kandi ntabwo mvura abantu kubera yuko bampaye amafaranga ahubwo icyo nshinzwe gukora ni ugutabara abanyarwanda n'abanyarwandakazi ndetse n'abari hanze y'u Rwanda haba bari mu Uganda Congo Malawi Australia isi yose naroveje ihembe ryanjye karondozi ndarituma cyangwa inkuba cyangwa se yajya n'umwe cyose kiranyumvira cyangwa atuma y'inzuki cyangwa ngakoresha amazi y'aho igihugu uherereyemo amategeko y'amazi agakora ibyo ngomba gukora nko mu gihe ngiye guhana umuntu cyangwa ngiye kuvura umuntu none se muga ko yafashe ihene agiye kuyirukankana imuguma ku bitugu ndetse n'inzuki ziraza ziramugota ahantu hose none se nk'izi mbaraga mubamukoresha ziva ahagana hehe izo mbaraga ni za ba sogokuru na ba sogokuruza mwana wanjye ntabwo mbaza ngo zivagana ahagana hehe izo ni imbaraga za ba sokuru na ba sokuruza ni imbaraga z'umwijima none se nta bindi bintu mukora wenda bitari guha mwateza umuntu inzuki cyangwa se wenda kuba mwamuteza nk'amahembe cyangwa amacumu cyangwa nta zindi ndwara zisanzwe nk'indwara nyine zo ku mubiri w'umuntu cyangwa zo mu maroho n'ibindi byose banatereza abantu dufite ubushobozi bwo kuvura ibisebe bidakira dufite ubushobozi bwo kuvura umwijima dufite ubushobozi bwo kuvura inzoka igifu cyacitse ibisebe kimwe cya gifu kidakira igifu cyoroheje dufite ubushobozi bwo kuvura abantu barwaye igicuri bakikubita bamwe bikubita hasi bafite igicuri cya karande dufite ubushobozi bwo kuvura abantu babandi baterwa na nyabingi ntibavuge nyabingi zikabajunjika bakajya bagenda bari guta ibikonda mu nzira ubushobozi turabufite bwo kubavura dufite ubushobozi rero bwo kuvura
kuvura, abafite karande, bafite ubushobozi bwo kuvura inyatsi, abafite abazimu, abafite ndetse ba bantu baryama bakumva imirire kubaka mu bitugu, abandi imirire irabaka mu mutwe. Ubwo bushobozi ndabufite bwo kubavura nkoresheje imbaraga za ba sogokuru na ba sogokuruza. Ushobora kunsanga ku gicumbi cyanjye gikuru Ikibungo, cyangwa ukansanga Sumbuwanga Tanzania, cyangwa ukansanga ku gicumbi cyanjye Cyangugu, cyangwa se ukansanga ku gicumbi mfite Uganda ku kirwa cya Mukasa. Birashoboka ko se umuntu uretse nimero, kuko hari abantu benshi hano bari kumbwira ngo tubahe nimero z'ubu wakoze bino bintu. Ese birashoboka ko umuntu yatanga nimero cyangwa akazishyira hano ku kiganiro nko muri video? Nta kibazo, gusa nyine ntago ibyo ngewe ndi umuhanyi ntago mba mbikoze ndi kwiyamamaza, ariko nanone hagize umuntu ukenera nomero yanjye, kuko n'ubundi icyo mbiziho ndi impano kandi ngomba gufasha abantu, nomero yanjye wayimuha akazamvugisha nkamufasha, cyangwa ukayishyira ku kiganiro yajya kwajya nyarabya. Mugabo urakoze ko musubize n'umugore njye mutera nitana ibyo nashakaga nabibonye, njye nta kindi kintu ndi kumara. Murakoze telefone yawe kamera mu wabonye byose. Mugabo wakoze cyane ngo reka mu bantu begereyo imbuto muzimu kurego nuko tumujyana mu buyobozi, amafaranga nayaboherereje rwose. Mukoze nanjye sinzongera kwiba na rimwe, sinzongera kwiba, ndihannye burundu. Shaka akazi kandi ariko ntibyo uzashaka, nashaka kandi kazi ku bundi buryo ariko ntibyo nshangiye no gutera no kupagasa ibintu byo kwibungu ndabiretse, kuko mbonye nta nyungu n'ahantu byazangeza. Nimumvara nanjye ku mutima wanjye nanjye nzibora ibintu mbivemo ko nta nyungu nta n'umumaro. Kandi kazi umenyereye nako kwiba ihene ntabwo ari ubwa mbere tugufasha, urabizi. Sinzongera kwiba, njye sidacika, bunanye njye sigiye gucika iminsi y'igisamo n'imirongo n'ubu yarigeze. Bavuga ko ingesi ipfa ari uko nyirayo yapfuye, wowe urabapfuye. Oya nzabyihana, bizashoboka ko najya mpora muri ibi ngibi nta muntu n'ahantu byazangeza rwose. Mumbabarire ntabwo nzabisubiramo. Nese nawe bajya kugurisha inyama, ubu ngubu uraza kubabwira guki? Ko babwiye yuko ubwo warabahaye komande yuko kubashyira inyama aho hantu rwose. Nanjye ufite icyaro cy'ihene, abantu babwira ko nzicuruza ariko bakemera ko ndi umucuruzi waje, ariko nanjye ntibazongera kumana ko ngiye kwihana, sinzasubirayo. Naba mbihoreye, bazajya banshaka babwira ahantu nadagangira ibishoro byacu, ntabwo ngicuruza amatungo. Ubuse n'ikiro cy'inyama ukigurisha kurangara? Ikiro cy'inyama nakigurishaga 3000. Icyo cy'inyama ijoro 3000. Ikiro cy'ihene ukakigurisha 3000, abandi ukagurisha 3000. Nakurishaga 3 rwose, kuko kwari gufanguranya. Nese icyo cy'inyama kiguranga inanga ni 6 ku wundi kumujura sibaze no ari 3, urumva atarakize. Bavuze ko afite yasigaye aho yasigaye afite na business kugenda mara rwose. Na modoka kugendamo. Nasubiye yakiba kugura imodoka. Ngo wakibihe no gura imodoka. Unyamakuru mure ko muganga nkorera ibyo agiye kunkorera, hanyuma umujura tumufashe tumuherekeze ngene kwa Kameramani Olivier, nk'ibisanzwe twari turi hano Ikibungo, aho twasanze umujura ahetse ihene, amara ari hasi, uruhu ruri hasi, agahanga kari hasi, ndetse n'ibindi bigize ihene byose biri hasi. Ni umudamu wadutabaje, turasanga ibyuma, turasanga abantu benshi bahuriye, ibyo bakuye mu ihene, amazi cyangwa ibindi byose biri hepfo, ariko umujura ahetse ihene yose ndetse n'inzuki zimwuzuyeho. Ngira ngo mwabonye yuko na nimero ze mwaza kuzibona ku kiganiro, mwumvishe ibyo avura, ibyo akora, ndetse n'ibindi byinshi agenda akora. Ni Olivier bisanzwe, iyi ni N1 TV ndetse n'andi macano atandukanye. Ndabakunda cyane, cyangwa ukore like, share ndetse na comment. Ikindi yarikiye muri comment tubashe kuganira nawe, uzanime ahandi, cyangwa se niba ufite n'inkuru wazanire muri description, tukabasha kujyana nawe n'abakunda. Umujyanye kuri polisi munyamakuru akakuriha se agomba kundiha kuko nawe ukwemera ko ari ya 7 bari banyiye uko byazarangira kuko akarima kanjye gahari ntatanga imyaka 5. Akarimo gatanga imyaka 5 uremera kuri imyaka 5. Neze kwa kuri afite igihanga umuntu afite igihanga akona kukuriha ubugarara rwose byumvikana niba afite akarima bagatware. Kameramani reka dusoreze hano, wenda ibindi biraza kumenyekana tugiye kugera hafi kwa muganga, turebe wenda ibindi bintu ukuntu abyifashije. Olivier rushaka ukuro kamera n'utse atumenye ibindi, ariko inkuru yayo twayijeje ku Banyarwanda, ngira ngo babonye yuko umujura azamuye ihene, bamyanye mu buyobozi cyangwa se bamujyanye ku bashinzwe umutekano kugira ngo barebe uburyo bamucira urubanza. Muganga rero wakoze ibintu kugira ngo ihene imenyekane ndetse n'inzuki zimujyeho kandi zinamuveho. Ciao ciao.